Shalom shalom, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomereye mu Mwami Yesu, nizere ko muri amahoro. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko nkomeje kubibabwira, nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera komenti, basharinga ijambo ry'Imana. Ni ukuri ni iby'igiciro, murimo kudufasha gukora umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe imigisha myinshi. Yesu nashimwe. Nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi, ibihe bihora bihinduranya. Uyu munsi kandi bishobora kuba ari bibi, ariko ejo ibihe bigahinduka bikaba byiza. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ku Mana honyine niho mwakura imbaraga zababashisha gusohoka muri ibyo bihe bibi murimo, ibihe bibi bibabaje imitima yanyu, mufite imbaraga kandi munezerewe. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Rero tugiye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nkunda kubabwira ko ari umutsima utera imbaraga mu buryo bw'umwuka. Yesu nashimwe kandi ijambo ry'Imana rituyobora inzira nziza dukwiriye gucamo, rituyobora inzira y'agakiza dukwiye kwinjiramo. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero nk'uko bisanzwe, iyo tugiye kumva ijambo ry'Imana tubanza guca bugufi, tugasenga Imana, tukihana ibyaha byacu, tukayiha ikaze na karibu kugira ngo ituyobore muri uyu mwanya tugiye kubana nayo. Yesu nashimwe. Reka tubanze duce bugufi dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ko uri ndiho, tugushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye ko nta kijya kikunanira mu bumana bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mbere ya byose nubanza utweze, udutunganye, utubabarire ibyaha ndetse n'ibicumuro byacu, udukureho umugayo wose utugaragaraho, kugira ngo twumve ijambo ryawe imitima yacu ikeye. Uwiteka Imana rero, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, n'abagiye kumva ijambo ryawe, abakunzi ba Ruyenzi TV, reka ribabere inkomezi, rigire aho ribakura kandi rigere aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tuguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana yacu, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera, tuguhaye ikaze na karibu Kristo mwiza. Amina. Yesu nashimwe. Uyu munsi turakoresha Bibiliya ntagatifu. Yesu nashimwe kugira ngo twisanishe n'abantu bose, kugira ngo buri muntu wese yisange mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Hano kuri Ruyenzi TV ntago tureba ku madini, ahubwo tureba inzira yatugeza mu gihugu cyo mu ijuru, tureba ku muhamagaro w'Imana. Yesu nashimwe kandi tureba ibintu byagirira buri muntu wese akamaro, kandi tureba inzira nziza twayobora ku muntu imugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye gukoresha Bibiliya ntagatifu, kandi nubwo harimo amagambo amwe asobanuye kimwe ariko ntago aba yanditse kimwe, ariko murihangana kandi birumvikana. Yesu nashimwe. Tugiye gusoma rero. Niyo mpamvu nyakunda kubabwira ngo umukristo w'ukuri, umwana w'Imana yagakwiye kugira ijambo ry'Imana, yagakwiye gutunga Bibiliya, kuko Bibiliya irafasha. Bibiliya ikuyobora inzira nziza ukwiye gucamo ukagera mu bwami bwo mu ijuru, ikuyobora uko ugomba kwitwara igihe cyose, ikuyobora uko ubana n'abantu bose amahoro. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugiye gusoma Bibiliya rero, tugiye gukoresha Bibiliya ntagatifu. Tugiye gusoma mu Itangiriro umutwe wa 22 guhera ku murongo wa mbere. Mwese amateka y'Aburahamu murayazi. Aburahamu yari umugabo, wari ufite umugore witwaga Sara, hanyuma ntago bari barabyaye, ariko Imana iza kubakorera igitangaza, ibaho umwana w'umuhungu ari we Isaka. Yesu nashimwe. Hano
muri Bibiliya ntagatifu yitwa Izaki. Yesu nashimwe. Hanyuma uwo Isaka aza kuba umwana mwiza, umwana wubaha Imana ndetse akanayubahisha. Kandi icyo gihe Aburahamu na Sara, Imana yabahaye umwana bageze mu zabukuru. Sara yari afite imyaka 90, Aburahamu yari afite imyaka 100. Ni ukuri byagaragaraga ko bitashoboka ku mwana w'umuntu, ariko ku Mana nta kidashoboka. Iyo wizeye Imana byose birashoboka. Iyo kwizera uko ariko kose kutugeza ku byiza kandi kutwinjiza mu muhamagaro wacu neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Aburahamu yemera gutamba Izaki. Ngo nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti Aburahamu. Arayisubiza ati ndi hano. Imana iti fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, ujye mu karere ka Moriya, nuhagera uzamutambeho igitambo gitwika ku musozi nzakwereka. Aburahamu arazinduka, yasa inkwi z'igitambo gitwika, ategura indogobe ye, nuko aragenda hamwe n'abagaragu be 2 na Izaki umwana we w'umuhungu. Berekeza mu karere Imana yari yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu yubura amaso aho hantu ahabonera kure, maze abwira abahungu be ati nimugume hano n'iyi ndogobe, njye n'umwana turabanza tugende tujye gusenga, hanyuma turahindukira tubasange. Aburahamu yenda inkwi z'igitambo gitwikwa, azikorera umuhungu we Izaki, ajyana urujyo rurimo amakara yaka n'icyuma, nuko bombi barajyanirana. Izaki abwira se Aburahamu ati dawe. Undi ati ni ibiki mwana wanjye? Izaki ati ko mbona umuriro n'inkwi, intama yo gutamba iri hehe? Aburahamu aramusubiza ati Imana iri burebe aho yibonera intama yo gutamba mwana wanjye. Nuko bombi barakomeza barajyanirana. Yesu nashimwe. Nuko bageze aho Imana yari yamweretse, Aburahamu ahubaka urutambiro, arugerekaho inkwi, aboha umwana we Izaki, amushyira kuri urwo rutambiro hejuru y'inkwi. Nuko Aburahamu abangura ukuboko, afata icyuma ngo atambe umwana we. Ubwo marayika w'Uhoraho aramuhamagara mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Undi ati ndi hano. Marayika w'Uhoraho ati ntukoze ukuboko kuri uwo mwana, ntugire icyo umutwara, kuko ubu ngubu menye ko wubaha Imana, ukaba utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu ngo yubure amaso abona intama ye y'imfizi, amahembe yayo yari yafatiwe mu gihuru. Aburahamu aragenda arayifata, ayituraho igitambo gitwika mu kigwi cy'umwana we. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Kuba Aburahamu yari agiye gutamba Isaka, yabonaga ko Izaki yari umwana we w'ikinege, kandi yari umwana akunda wenyine, kandi yari ageze mu zabukuru, yumvaga ko ari we azabyara wenyine. Ariko agira kwizera gukomeye, yizera Imana yamumuhaye. Yesu nashimwe. Hano icyigisho turi bukuremo ni ukwizera. Aburahamu yagize kwizera kurenze uko Imana yabitekerezaga. Aburahamu yizeye Imana nubwo yarababaye ko agiye gutamba umwana we, agiye kwica umwana we, ariko yagize kwizera. Bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, bavandimwe inshuti z'umusaraba, ni ukuri nimureke ibyo dukora byose, uko dusenga kose, uko tubaho kose, twizere Imana yacu yonyine, kuko Imana yacu ishoboye byose. Imana yacu nta kiyinanira. Imana hari igihe ijya itugerageza kugira ngo irebe kwizera kwacu, nk'uko yagerageje Aburahamu, kandi ari we mwana wenyine yari imuhaye. Kandi Aburahamu yari ageze mu zabukuru, ndetse na mama wa Izaki nawe Sara nawe yari ageze mu zabukuru. Ariko Imana iravuga iti reka ngerageze Aburahamu, ndebe ko icyo namusaba cyose yakima. Ariko Aburahamu aremera, yumvira Imana, yizera Imana, ajya gutamba umwana. Bakristo bene data, ni ukuri
ntekereza ko ubu ngubu Imana iramutse ikubwiye ngo jya gutamba umwana wawe ntago wabikora, ariko Aburahamu kwizera yagize kwamugejeje ku byiza, kwatumye aba sekuruza w'amahanga, kwatumye aba umwami ukomeye, kwatumye aba umuntu wagutse. Yesu nashimwe kubera kwizera. Mwibwira ko iyo aza kwanga iriya migisha yose Aburahamu yabonye yari kuyibona? Ntabwo bishoboka, ariko Imana yaramugerageje. Yesu nashimwe. Hari igihe Imana ijya itugerageza, bakunzi ba Ruyenzi TV, hari igihe Imana ijya ibagerageza kugira ngo irebe kwizera kwanyu, ikagucisha mu nzira ikomeye kugira ngo irebe ukuntu yisohokamo. Hari igihe ijya ikugerageza noneho nawe warangiza ukabona kwihangana birakunaniye, ukicira inzira. Bakristo bene data, ni ukuri nimureke twe kwicira inzira, ahubwo tuyoboze Imana kandi twizere Imana, tureke kureba ku by'isi cyane, ahubwo dutumbire iby'ijuru, kuko iby'ijuru nibyo bifite umumaro. Yesu nashimwe. N'iby'isi bifite umumaro tukiri muri iyi si, ariko ikiruta ikindi ndababwiza ukuri ni ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Rero tugire kwizera kungana nk'uko Aburahamu nawe yari yemeye gutanga umwana we, si uko yari amwanze, yari amukunze, ahubwo kuko yari yizeye Imana, nuko agashaka gutanga umwana we. Imana yamushakiye igitambo. Hari igihe Imana ijya yishakira ibitambo. Yesu nashimwe. Imana yishakira ibitambo ku buzima bwanyu bakunzi ba Ruyenzi TV. Imana yishakira ibitambo bakunzi ba Ruyenzi TV. Imana yigwatirize, yishakira inzira, ice mu nzira, igira inzira nyinshi, ariko ndabasabira byibura inzira imwe icemo ibatabare. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana yishakira igitambo ku buzima bwanyu bakunzi ba Ruyenzi TV, kandi namwe mugire kwizera, mugaragarize Imana ko muyizeye, kuko nimwizera Imana nayo izagira ikibakorera kandi gifatika. Nimwizera Imana izabarengera. Niwizera Imana utishingikirije ku byo ufite, izakurengera. Niwizera Imana utishingikirije ku bwenge bwawe, izakugirira neza. Niwizera Imana utishingikirije ku muryango ukomeye ukomokamo, izakugirira neza. Izera Imana yonyine, niyo izagutabara kandi niyo izakuvuganira aho wowe utabasha kwivuganira, niyo izakugereraho wowe utabasha kwigerera, niyo izakurengera ugeze mu makuba. Haleluya. Yesu nashimwe. Niyo izaguharurira inzira igihe uzaba ugeze mu nzira ukabona inzira irafunze. Imana izacamo inzira utambuke. Yesu nashimwe. Bakunzi ba Ruyenzi TV, mbatuyeho kugira kwizera kungana nk'umugaragu w'Imana Aburahamu. Yesu nashimwe. Mu isomo ry'umunsi rero, mu ijambo ry'Imana ry'umunsi, ni ukuri Imana yagira ngo itubwire ukuntu kwizera bifite umumaro, kandi ko hari igihe nayo ijya itugerageza. Ntabwo Satani ari we ujya utugerageza gusa, n'Imana ijya igerageza abana bayo kugira ngo irebe kwizera dufite. Yesu nashimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana, kandi mbaturiyeho kwizera Imana, kuko kwizera Imana bitugeza mu bisubizo. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ngushimiye kuri Imana ishobora byose, kuri nshimiye kuri ndiho, ngushimiye kuri Imana idukunda urukundo ruhebuje, ngushimiye ko utubwiye ngo tugire kwizera kugira ngo natwe ubururuka utugirire neza. Ngaho nuganze nutegeke abakunzi ba Ruyenzi TV, ndabasengeye. Ngaho nubagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ariko ikiruta ikindi barindire ubugingo buhoraho, kuko nibwo bufite umumaro. Urakoze, ndagushimiye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane kandi nongeye kubashishikariza, ni ukuri nimudushyigikire, mukore subscribe, musharinge, mutere komenti. Ni ukuri n'iby'igiciro, kandi ndabizi neza ko umuntu wese ubikora Imana iramuha umugisha. Kandi musharinge ijambo ry'Imana rigere ku bwoko bw'Imana, rigere ku bantu b'Imana. Amina. Haleluya. N'Imana irabakunda. Amina. Shalom, shalom.